Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako ntanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Urupfu ruteye ubwoba rwongeye kumvikana mu karere ka Nyanza, aho umusaza yasanzwe yapfuye. Inkuru y'icamugongo ibisakaye muri ako karere, uko benshi ibatera agahinda bitewe n'iyo nkuru y'icamugongo yongeye kumvikana muri ako karere ka Nyanza gaherereye mu majyepfo y'u Rwanda. Mbese iyi nkuru y'icamugongo yumvikanye muri ako karere ka Nyanza yaba yabereye hehe? Mbese abaturage batangaje iki? Mbese benshi baba batangaje iki? Ese inzego z'ubuyobozi bwo muri ako karere bwaba bwatangaje iki nyuma y'uko amahano amarorerwa yumvikanye ahafatwa nko ku gicumbi cy'umuco i Nyanza? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo tuje kubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, uhite ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tukubwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kubabaza abatuye muri aka karere ka Nyanza bitewe n'iyo nkuru mbi cyane yumvikanye i Nyanza. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Birababaje cyane ndetse binateye intimba n'agahinda, amarira n'agahinda yongeye kumvikana mu karere ka Nyanza. Aha ni mu majyepfo y'u Rwanda, aho kuri ubu benshi barimo kurira amarira menshi bitewe n'uko umusaza yasanzwe yapfuye. Urupfu rutunguranye bitera benshi agahinda. Uwabanaga n'uyu nyakwigendera kubyakira byanze, ubundi avuga ijambo rya nyuma yabwiwe n'uyu musaza ngo gusa uyu nyakwigendera ngo ntabwo yarazi ko yari arimo aramusezera. Iyi nkuru y'icamugongo yabereye mu karere ka Nyanza, aho umusaza yasanzwe yapfuye bikekwa ko yaba yiyahuye nk'uko bamwe mu bo mu muryango we babitangarije itangazamakuru. Iyi nkuru kandi y'icamugongo ikomeje kubabaza abatuye muri aka karere ka Nyanza, yabereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma, mu kagari ka Butatsinda, mu mudugudu wa Kayange. Ubwo twakoraga iyi nkuru twamenye amakuru ko uyu musaza yitwaga Mazimaka Damascene w'imyaka 67 y'amavuko. Bikekwa ko yiyahuye yimanitse mu mugozi bikamuviramo gupfa. Byahise bitera benshi agahinda mu bari baturanye n'uyu nyakwigendera. Umwe mu bo mu muryango we wa hafi atangaza ko umubyeyi we yabanyuzeho mu masaha ya mu gitondo ahagana saa moya tariki ya 4 Nzeri 2024 aramusuhuza nk'ibisanzwe. Uyu nyakwigendera yahise arangira uriya wo mu muryango we aho ibyangombwa by'ubutaka yabishize. Uyu nyakwigendera yabwiye uwo mu muryango we ko ibyangombwa yabishize kwa mushiki we witwa Mukashema Primitive, ngo gusa ngo uyu nyakwigendera kandi yamubwiye ngo irindi jambo ngo yamubwiye ngo ryatumye uwo mu muryango we amarira ahita azenga mu maso, akumva nawe ahiye ubwoba ku mutima, ngo nuko yamubwiye ko azamurerera abana biwe kandi akabafata neza ngo kandi nabatoteze. Ngo akimara kumubwira ayo magambo, uyu wo mu muryango we utashatse kwivuga izina ngo byahise bimutera ubwoba.
Bimwe rero mu bikekwa ko byaba byatumye uyu nyakwigendera yiyahura ngo nuko kuva nyakwigendera yapfusha umugore we yari yarihebeye cyangwa urukundo rwe yabaye nkaho ahindutse, akaba yarishoye mu kunywa inzoga nyinshi, ubusinzi bukabije. Umwana wa nyakwigendera basanzwe babana mu nzu imwe avuga ko iri joro rishyira tariki ya 4 Nzeri 2024 nyakwigendera ataraye mu rugo, ahubwo ko yaje mu gitondo aba aribwo yageze mu rugo ngo kuko iryo joro ntabwo yari yaharaye. Twagerageje kuvugisha ubuyobozi ngo bugire icyo budutangariza ku by'iyi nkuru ariko ntibyigeze bidukundira. Mu gihe bazadusubiza cyangwa bakatwitaba, twazabigarukaho mu makuru yacu y'ubutaha kugira ngo budutangarize icyo nyakwigendera yaba yarazize. Umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku bitaro bya Nyanza kugira ngo ukorerwe isuzuma mbere y'uko ushyingurwa kugira ngo babanze bamenye icyaba cyarahitanye uyu nyakwigendera. Gusa benshi mu bari baturanye na nyakwigendera bafite intimba n'agahinda ku mitima yabo bitewe n'urupfu uyu nyakwigendera yapfuye kandi nta muntu bari bafitanye amakimbirane. Gusa abo mu muryango we bemeza ko ibi byose byaturutse kuba nyakwigendera yarabuze urukundo rwe. Ndavuga umugore we bari basanzwe babana nk'umugore n'umugabo, icyo gihe akaza kwitaba Imana ngo kuko ubwo yamuburaga yatangiye kujya yiyahuza inzoga nyinshi avuga ko nta kintu arimo kumara kuri iyi si, ngo kuko n'uwo yakundaga nawe yaritahiye, ngo nawe rero ngo arashaka kuzamukurikira. Ubuyobozi buhora bugira inama abaturage ko baba bagomba kwirinda ibisindisha kuko nta kintu bungukiramo ahubwo bakuramo ibibazo bigiye bitandukanye. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige, nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru yacu y'ubutaha kugira ngo tuzabagezeho amakuru meza kandi yizewe hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.